igitabo cya mbere cy'abami, turasoma ibice 19, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo w'8. Dusome. Nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishira abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo, arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Berisheba i Buyuda, abariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Ati, Uwiteka, ndabirambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza mukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Arabyuka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego, ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. 8. Nuko arabyuka, ararya, aranywa. Iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 25, Matayo ubutumwa bwiza, ibice 25 murongo w'8 tugere ku murongo w'10. Reka dusome. Bibiliya iravuze ngo, abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Amen. Tuyoganira ku ijambo ryitwa gushirirwa uyu munsi ndetse n'ejo. Aya niyo magambo numva nifuza ko tuzaganira, amagambo yitwa gushirirwa. Niba hari umushyitsi uri hano cyangwa abadukurikiye online, ndi umusangwa wa hano, nitwa Singirankabo Boniface, ni umuvuga butumwa bwiza. Shimiye Kristo mpaye umwanya ngo tuganire, kandi shimira n'ubuyobozi bw'itorero. Tekereza ko natwe abasangwa iyo bibaye ngombwa tuganira, kugira ngo kwezi kwa kabiri hafi ya kose mwabonye abasangwa aribo bakomeza kugaragara ahangaha. Ubwo byagaragaye ko natwe dufite ibyo twabagaburira kandi byabagirira umumaro. Rero Imana ishimwe ko iduhaye umwanya. Naringize ngo munyemerere tuganire ku ijambo ryitwa gushirirwa. Iki ni ikinyarwanda cyumvikana, umuntu wese wavukiye mu gihugu cyacu iyo uvuze gushirirwa ahita byumva. Gushirirwa ni ukuba hari ibyo wari ufite bigashira. Bishobora gushira ari wowe ubimaze, bishobora no gushira ari ababigutwaye warangaye. Dufite ikibazo, dufite urugamba rw'abantu bashaka kubaho nk'abafite icyo bafite kandi barashiriwe. Niba hari ikintu gikomeye, niba hari urugamba, nawe iyi ndiri murayitaramiyeho, ngira ngo ni ya Daniel na James, bavuze ngo amavuta ntashire, isoko ntikame, mpore naka, ariko twarazimye biteye ubwoba. Rero muri aya masengesho turimo, muri iraca wa turimo, tuze kubwira Imana ngo turumva twifuza kongera guhembuka, amatabaza yacu yongere yuzure, tubashe kugira ibyo twongera guhabwa. Dore hari ibintu umwanzi yadutwaye, twarashiriwe. Umuntu ararambagiza yarashiriwe, umuntu arabyara yarashiriwe, umuntu arabwiriza yarashiriwe, umuntu arahanura yarashiriwe, umuntu arashumba yarashiriwe, umuntu aracuruza yarashiriwe. Igihe cyose uri mu iduka ritarimo imari, nta bakiriya ubona, niyo ubabonye baragucika. Hari igihe usanga mwese uko nta bihe byiza dufite, turabikura he? Kandi ababidusizemo, abakabidusizemo ntacyo bafite. Tubwire Imana ngo twarashiriwe, twongere twake. Haleluya. Kandi ikibazo cyo gushirirwa ikibazo cyo gushirirwa nta utashirirwa, ahubwo ikibazo no gushirirwa ugakomeza ugacuruza. Ikibazo no gushirirwa ugakomeza ukabwiriza. Ikibazo no gushirirwa ugakomeza ugahanura. Ikibazo no gushirirwa ugakomeza ukaririmba. Iyo wabimenye
ubwira Imana ngo ndumva ndi vide ntacyo mfite, nkeneye kunyuzuza kugira ngo mbone icyo mbasha kuvuga. Isirayeli yagize abami benshi, mu bami benshi Isirayeli yagize harimo uyu mugabo witwa Ahabu. Bibiri tubwira Ahabu nk'umugabo w'ikirangirire ariko winjije ikizira mu gihugu. Yazanye umugore witwa Yezebeli. Yezebeli azana izindi mana mu gihugu mu Bisirayeli, azana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera abinjiza mu gihugu. Igihugu kirapfapfana, itorero rirapfapfana kubera ko hinjiye ibidasanzwe. Arabyemera, abantu baremeye, umwanzi arabinjirana, Mungu arinjira, muri societe arinjira. Ariko nubwo abantu bapfa ntibapfira gushira ngo mu gihugu Imana yari isigarije umuhanuzi witwa Eliya. Nimuvuge ngo amen. Eliya ngo abirembye aravuga ngo hoya, kandi mu bigaragara nasomye Bibiliya ntago Eliya yari umugabo usamaje ufite igihagararo, ngo yari umugabo mugufi, ngo w'impwempwe udakunda no kwambara hejuru, ariko ngo yari umugabo wari wuzuye utari washirirwa. Abonye ibibaye mu gihugu aravuga ngo ngewe Eliya. Ariko Eliya namukunze, Imana itabimbwiye, umuhanuzi atabimbwiye, ntago ndihanganira Ahabu ngiye gukora gatendo. Ariko nakunze Eliya. Arahaguruka ajya kwa Ahabu ibwami. Ariko uyu mugabo wakubwira ngo ujye kwa gitifu cyangwa kwa meya nonaha, ari ugutumye wabanza kubaza ukuntu bigenda. Ariko we yagiye ku mwami Ahabu, nta wabajije, nta rekomandasiyo. Iyo umuntu atarashirirwa ashira ubwoba, ntacyo atinya, aba yumva ibigomba gusenywa agomba kubisenya. Ngo aragenda asanga umwami ngo aricaye, abona akagabo k'imwemwe, akagabo katarashirirwa. Umugabo amugeze iruhande aramubwira ngo nyakubahwa umwami uraho. Umwami ati bitesha, ati ni byiza. Aramubwira ngo ngiye nitwa Eliya, nje mu izina ry'Imana mpagaritse imvura. Ariko Eliya mwakagira Imana, imyaka 3 y'umuntu atarashirirwa agira autorite, imyaka 3 n'amezi 6 imvura izongera kugwa. Ngewe nabivuze, umva umuntu atarashirirwa izongera kugwa nabitegetse. Aravuga ngo nikime ntimuzakibona. Aravuga ngo none ndayikunje ndayitwaye ndagiye. Imana iri mu ijuru avuga ati kuva nabaho mbonye umugabo. Timbega igitangaza, umugabo utinyuka gufata iki cyemezo ntabimubwiye. Iravuga ngo ndagushyigikira, ndakwigaragariza, ibi bintu ukoze abandi nibagira inyota y'amazi uzayanywa, nibagira inzara y'inyama uzazirya, nibagira inyama y'imigati uzayirya. Jya ku kagezi k'ikareti utureyo, winywera amazi, wirire, ibindi sigara impangana nabyo. Ukoze ibyo nanjye nari gukora nd'Imana. Iyo umuntu atarashirirwa afata ibyemezo bihesha ishema igihugu, afata ibyemezo bihesha ishema umuryango, afata ibyemezo bihesha ishema abana yabyaye. Ariko abantu bashiriwe ntatinya gukora divorce, ntatinya kwangaza abana. Tugomba kugera kuri wo tukabwira Imana ngo dukeneye amavuta atuma duhagara mu butware tugakora. Eliya ngo ajya ku kagezi k'ikareti, imvura ngo irangije irahagarara. Aha baranungunika, inka zibura ubwatsi, amazi arabura. Eliya ngo ajya ku kagezi k'ikareti atangira kunywa amazi yo ku kagezi. Maze ngo Imana ibwira ibikona ati noneho murabona kuri ya muhungu ari kunywa amazi gusa, ujye umushyira n'inyama, umushyire n'imigati, umuhereza ibyo kurya. Iyo utari washirirwa bandi barataka muri Kigali wo kumva uriho kubera kuruzuye irifuru. Eliya ngo yari inyama, ariko Eliya ngo anywa amazi. Ngo igihe kiragera, Imana iramureba iramubwira ngo Eliya subira kwa Ahabu, va ku kagezi zamuka. Ngo ari mu nzira zamuka ngo ahura n'umugabo witwa Obadiya. Uyu ngo yari umugaragu wa Ahabu, bari bamwohereje ngo ushaka amazi n'utwatsi ngo inka zirye. Ngo Obadiya kubitanye na Eliya aramumenya, aramubwira ngo Eliya ni wowe? Undi ati ni ngewe sha, uvuye he? Ati nemo fata kunyama hano hepfo ku kagezi, nayo ndi kunywa n'amazi. Ati ariko wadukozeho we, icyaka cyaratwishe, inka zarapfuye, amazi yarabuze, none se bite byawe? Atumvesha subirayo, genda ubwira umwami ko wambonye. Ati mbabarira, basize abaguhiga barakubuze, none ngende mbwira umwami ngo nakubonye, nitukubura urabona ibyo bintu bizashoboka. Ati tugende mwiyereke. Umva umuntu atarashirirwa arazamuka. Eliya asanga umwami Ahabu, umwami ngo amurembye, aramubwira ngo mbega Eliya ni wowe n'ibyago wateje Isirayeli? Aramubwira ati nyakubahwa ntabwo ari nge wateje Isirayeli ibyago, ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Mwazanye ibizira mu gihugu, mwinjiza ibigirwamana. Ntabwo ari nge wateje ibyago mu gihugu, ni wowe n'inzu ya so. Umwami aramubwira ati Eliya waraduhemukiye. Eliya aramubwira ngo niba uhakana ko atari wowe, fata abahanuzi ba Bayali, ufate n'abashera, tujye ku musozi Karumeli, tujye kubaza Imana tumenye ikintu cyateje ibibazo.
iyo umuntu atari yashirirwa ntatinya ibiriho, aravuga ngo byanga bikundi yavuganye nanjye izigaragaza ko ari Imana. Bibiliya yavuze amagambo akomeye. Eliya n'abahanuzi ba Bali n'abashera 800 ingahe? Mwarasomye Bibiliya? 800 ingahe? 800. Umugabo umwe utari washirirwa, ariko umuhanuzi umwe aragutitiza. Iyo washiriwe akaje kose karagukoma, ariko utarashirirwa uba wumva wuzuye imbaraga. Azamukana na 850 ngo bageze ku musozi w'i Karumeli. Aya magambo nayasomye bice 18. Arababwira ngo nimwe benshi dufite imfizi ebyiri, nimufate yanyu nanjye mfate yanjye, kuko ari mwebwe benshi murabanza mutambe igitambo, mutemagura iyo mfizi, mushyire ku biti, mumeneho amazi, muhamagara Imana. Imana irakongora igitambo kigashya, umuriro ukaka, nta mazi mwasizemo. Iyo ngiyo niyo Mana. Iyanyu nibikora nzayiyoboka, iyanjye nibikora muzayiyoboka. Umva iyo umuntu atari yashirirwa nimuvuge ngo amen. Aya magambo yanejeje. Ngo barangije bafata igitambo cyabo, imfizi yabo barayibaga, bafata amazi basukamo, barangije ngo bahamagara Bali Imana yabo. Barayihamagaye. Eliya hara akavuga ati Mana yanjye we, ubereke ko utajya ubangikamo 6:00, 8:00, 9:00, ahubwo atariko Imana yanyu. Bayali nayigaye ibintu bitatu. Ndasomye Bibiliya ngaya Bayali ku buryo butangaje. Ikintu cya mbere nagaye Bayali ntabwo yumva. Yarabwiye ngo Imana yanyu ntiyumva, yumva ari uko mwasakuje mukotsori. Bali batireka da irabura. Mwumva icya kabiri nagaye Bayali, ariko Bayali irazerera. Ngo yari yazerera, yabwiye ati Imana yanyu ishobora kuba yagiye kubashakira ibyo kurya yazerereye, nimuhamagare cyane. Barahamagara irabura. Mwumva icya gatatu nagaye Bayali, ntigira impuhwe ngo igira imbabazi uruko abantu bavuye amaraso imyishori. Ariko yacu irumva, irareba, irakora. Haleluya! Barahamagara barayibura. Eliya arangije arababwira ngo aho nimwicare nanjye mpamagara yanjye. Asana igicaniro, arangije ngo arubaka ashyiraho imfizi ye, arangije ngo arababwira ngo nimunyegere. Baramwegera, arahamagara, aravuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uyu munsi none bimenyekane mu Isirayeli ko ari wowe Mana. Ngo umuriro uva mu ijuru, Imana isubahirwa. Haleluya! Kandi mujye mworoha. Iyo umuntu atarashirirwa aroroha. Kuki mugomba gufashwa babibasabye? Mujye mworoha, niwumva wazamura amaboko yazamure. Kwigiza abantu, kandi namwe mubwira Imana bagarura ibintu, mureke ibintu byo gushirirwa. Kuki mwigira abantu babahatari? Mujye mureka tworohe. Hajye muvuga n'abavuga butumwa barashiriwe, ariko namwe muba mwatumaze rwose. Kuki mudukonsoma mudashaka ko nimuvuge ngo amen. Haleluya! Arahamagara ngo uwo mwanya uva umuriro uva mu ijuru, utwika igitambo kirashya. Afata abahanuzi ba Bayali abajyana ku kagezi arabica. Bibiliya iravuga ngo ahangaha niho Ahabu ngo yarangije ngo aragenda atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze. Ambwira ati wa mugabo yakoze ibitangaza, abahanuzi bose yabishe yabarangije. Turi ku ijambo ryitwa gushirirwa. Yezebeli atuma kuri Eliya, umaze kwica abahanuzi 850. Ijwi ry'umugore, mvuye umuntu yashiriwe, kana karaguhabya kambaye mini kakagusaza. Ijwi ry'umugore aramubwira ngo uyu munsi mubwire Eliya ngo ndavuze ngo amaraso ye ndayahwanya n'ayabahanuzi. Mana uturinde gushirirwa, dufite iterabwoba mu uyu mujyi. Murakakura ubwira ngo ntacyo uzimarira, jya umubwira uti naho ngeze se wowe wahangejeje. Ihagarare uvuga ko yavuganye nawe ufite imbaraga. Yo Eliya ngo arangije yumvisha ijwi ry'umugore, arangije ngo ariruka. Umviye umuntu yashiriwe we yishe 850. Yahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6, ariko umugore aravuze ntibanabonage gusa ngo yamutumyeho. Iyo umuntu yashiriwe amakuru ibihuha yose arakurangiza, ariko utarashirirwa urahagarara ugahangana nibije kubera ko yavuganye nawe ibizabikora. Imana ikurinde gushirirwa, Imana ikurinde gushirirwa. Tuguhura n'abantu bashiriwe, watega amatwi ibyo bavuga, watega amatwi wareba ibyo bakora. Uyu muntu niwe twabanye, niwe twasenganye. Abantu barashiriwe, uri guhura n'umuntu mu gitondo ari urukara, nimugoroba mugahura yabaye inzobe. Wabaye iki? Ibiki byagufasha? Eliya ngo arangije arahunga, ahunga umugore witwa Yezebeli, ngo ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo yisabira gupfa.
urumva gushirirwa yisabira gupfa. Yarabonye Imana ikora imirimo, yarabonye Imana imuha amazi abandi bayabuze, yarabonye Imana imwambika abandi bambaye ubusa. Mugomba kugera ku rwego mukagira Imana icyizere. Iyabanye nawe umwaka ushize n'uyu nguyu izabana nawe, iyagukuye mu ntari ikakugeza ino na hano izahakubesha. Ibyo yakoze bijya biduha ibyiringiro by'uko n'ibisigaye izagira ite, izabikora. Wijya munsi y'igiti wikigirira nabi, wikiyahura, iracyariho. Abaririmbyi ba hano baravuze ngo amaso yayo ngo aracyareba, ngo amatwi yayo ngo aracyumva, ngo ibyo abera basaba. Ifite amaso irareba, ifite amatwi irumva, ifite amaboko irakora, ifite amaguru iragenda. Nimuyigirire icyizere. Ese mwayikomera amashyi? Imana ikomerwa amashyi. Tugarure ibihe byacu, turinde gushirirwa. Ngo ajya munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo arangije ngo aravuga ariko umuntu yashiriwe. Uzi ko ariko gushirirwa n'igitangaza. Uzi ijambo yavuze rya Mbabazi mwasomye, yaravuze ngo Mana, wanumva nifuza ko ubugingo bwanjye bukuraho, ngo uko ntago nduta basogokuruza ubwiza. Gushirirwa, iyo washiriwe usigaye ubona ntacyo umaze. Ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen. Imana ikurinde gushirirwa. Mu rugo rwawe umuntu nahagera asanga amavuta ni yose. Kuri botike aho ucuruza umuntu nagusura asanga amavuta ni yose. Kuri mashini wandika umuntu nagusura asanga itabaza ryaka. Nimuvuge ngo amen. Wenda Imana izadufasha inyigisho tuyisoze, tuzavuga abakobwa 10. Se mwabumvise bari bicaye muri sare. Ese Eliya musize ahangaha nawe ntararangira. Eliya nari ntaramurangiza neza, ngo arangije ngo ajya munsi y'igiti. Iyo wigeze gukorana n'Imana ntabwo igikureka, irabanza ikakugoragoza, irabanza ikaguhendahenda. Ariko ntawe utashirirwa. Tujye twemera ko twashiriwe. Siko bitumye nibuka umuhungu witwa Samusoni mwene Manowa. Yarashiriwe, ariko Samusoni yishe intare. Samusoni yafashe ingunzu 300. Samusoni yafashe akasa y'akindogobe. Samusoni ariko ngo ageze kwa Delila itimuna. Delila muri yambwiye ati Imana yakuzanye yangiriye neza, imbaraga ugira wangu uzikura he? Samusoni ati mu maboko baraboha biranga. Delila zakabira avuga ati nubura cyambeshya, ati batsi by'umusatsi biranga. 3 atariko Samusoni koko igihe cyose tumaranye wambwiye imbaraga ugira uzikura. Ati kuva navuka nabaye umunaziri w'Imana, nta cyuma cyogosha kigeze kinkora ku mutwe. Ubu hagize unyogosha nashirirwa, nacogora nkamera nk'abandi. Delila ngaramufata mushyira ku bibero aramwogosha. Amaze kumwogosha abwira Filisitiya ngo nimuzi inkubwe yonyine. Baraje Samusoni, Delila amubwira ngo Samusoni wapfa. Ngo Samusoni ahaguruka nka kera atazi ko yashiriwe, ngo ari kunkumura. Abantu bari hano barokora Pentecote basenze nyuma Jenoside 96 97 hagiye haba ibyumba bihitinga cyane. Nahandi Kigali byarahabaye, nta narahagera. Njya numva Bibare, nkumva Rubonobono, mumfashe nta mwagiye musengerayo. Bibare, Rubonobono, Kinyinya. Arega na hano ngo hatse umuriro hano turi. Aha ngaha ngo umuntu yazaga inda yahirimye bakabona ngo iraza. Hano habereye ibintu njya numva amakuru. Yemwe habaye iki? Twarashiriwe. Nabonye icyumba cy'iwacu Gihundwe muri 99 mu 2000 ahantu hitwaga Imurangi. Habaga icyumba kuwa 3. Abacuruzi bose bakingaga amasoko mugahura bagiye Imurangi. Cyangwa n'umugabo wapfuye mu bushize witwa Munyakayanza. Igihe kimwe nigiriye gusenga ngewe ngezeyo baravuga ngo mureke dusenge, tubwire Imana ko dukeneye kuzura umwuka wera. Baravuga ngo tugiye kumara isaha dusaba umwuka wera. Umuntu wese avuga ngo umwuka wera, bakinga inzugi. Amaso yanjye yarabibonye, ntabwo ari byo numvise. Twarasenze urusengero, numva umutingi turaje ruratigita, mbona intebe ziri kuvunagurika, abakecuru baruzuzwa n'utwana aho turi nkabona ibishashi biri kubagera, abantu bavuga indimi, abantu buzuma. Uziko dusaye twora amateraniro tukayavamo nta wujujwe, nta weretswe, nta uhanuye. Niyo turushoje amateraniro hajyaga haba amateraniro yo guhoberana. Mwarabibonaga kera abantu bajya hanze bagahoberana, none umuntu arasohoka nk'uvuye ku kabari. Habaye iki? Ni iki cyabaye? Twarashiriwe, tubwire Imana. Nabonye abantu, numva abantu bavuza indimi nk'abantu 100 mu rusengero. Uziko nigeze numva abantu bavuga indimi amandi ukazisobanura. Narabibonye ngiye, umuntu akavugira ururimi hariya undi akarusobanurira hariya. None nugiye kuruvuga eka mbireke ntaza ko bigarurira ahangaha. None kubera ko abantu bashiriwe n'uwagiraga ibihe byiza muri we bijya kuza bigasanga ntaherutse kwiyiriza, ntaherutse gutanga icya 10, ntaherutse gusura abarwayi, afite telefone irimo message abamwishyuza, yabaye bihemu kakabya kabitsa amavuta. Ibihe byiza byajya kuza bigasanga yarashiriwe, yaragagaye. Ikizamukubwira ujya kumva hindiye mu nguni rusengero ngori
ngo ti ngore ngozo ngo we ubwo se koko ubwo uvuze iki ubwo uvuze iki koko urumva utarashiriwe koko wabwiye Imana ikakuzuza ibihe bwira Imana ikugarura ibihe utinyuke uvuga ibikwiye niba ushyigikiwe n'Imana nimuvuge ngo amen niba ushyigikiwe n'Imana izabana nawe kandi uzatsinda Samusoni yari yarashiriwe Delila amubwira ngo wapfa waragufashe muzasoma ibice 16 guhera ku murongo wa 15 ngo yarahagurutse ngo ari kunkumura ngo agira ngo biraba nka kera ngo ntiyarazi kuwiteka yamuretse Samusoni bamukuyemo amaso nababaye bamujyana mu ruganda bamugira umusyi w'ingano z'Abafilisitiya iyo washiriwe usigara uri umugaragu w'abakakubereye abagaragu iyo washiriwe usigara uca inshuro kubakaguciyeho inshuro tubwire Imana tugarura ibihe byacu tureke gushirirwa nimuvuge ngo amen minota iradufashe shaka muza kunyemerera tuzakomeza ejo tugafata umwanya tugasenga uyu mujyi urimo abantu bashiriwe urahura n'umuntu kibaza uyu muntu yabaye iki ngewe bo ntabwo ni mukuru ariko imyaka iyo yaramaze kurenga 40 umuntu aba yakuze ubundi abahanga bavuga ko iyo utabaye inyangamugayo munsi y'imyaka 40 ntabwo wiga kuba inyangamugayo hejuru y'imyaka 40 ntabwo bikunda wararenze igipimo biba byararangiye imyaka mfite rero kugenda nitegereza ahantu tugenda tugana ari ikibazo murasabwa kubwira Imana ikongera ikagarura bya bihe byacu wakicara ukumva ufite inyota kumva ibihe byiza twarashiriwe kugera ku rwego no mu nzu y'Imana abantu basigaye bishishanya siko ushaka ko wabwira ibikugoye uziko nibishimishije nibihe byiza ugira n'amashimuka ukabura uyabwira kubera uvuga utese ubundi arabyumva nanabyumva ndaza kumukizwa n'iki ko araza kunyandika kuri YouTube ukabyihorera Imana turinde gushirirwa ese murimo munanyumva gufata umwanya dusenge umuntu wese uri mu iteraniro asura umutima wawe baze ngo ariko umutima wanjye ndacyuzuye cyangwa narashiriwe niba Eliya yarabashije gushirirwa yarahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 akica 850 Eliya naho we niyo ubonye ipusi uhamagara abanyamasengesho Samusoni yafashe ingunzu 300 yo wumvisha imbeba urara udasinziriye urumva umeze ute arashiriwe kandi musigaye mugira n'ibintu bibadefanda musigaye mwarikireho utuntu tubashyigikira urumva ngo hatengwe indwara ngo za tension ngo nta wasenga atanywa hari agaterime nigeze kumva hano kera mu masengesho twigeze kugira kera tugira amasengesho y'3 4 5 6 7 n'ahandi byarahabaye aho kubera gushirirwa igihe kimwe bari kuyategura umuntu mwaravuga ati ese tujye tunywa iki umupasiteri wari ubiye baravuga ati umuntu wese agomba kunywa ikintu cya litiro y'isukari tugeze hanze ndaravuga ati ariko buriya tugiye tunywa n'isombe mureke mbabwire ati buri umuntu ashaka kujyanywa n'isombe ataka mureke mbabwire n'ukuri twarashiriwe niba udashobora kumara iminsi 3 isenga ukaba utamara amasaha 28 ukaba wumva wasenga unywa isombe unywa na pota nyaboneka urumva ibihe byiza bizava he udafata umwanya wo kwegera Imana twarashiriwe kugera ku rwego no gusoma ijambo ry'Imana kugera ku rwego no kumva indirimbo kugera mureke mbabwire minota yamfashe mureke dusenge ejo nzakomeza aya magambo ejo nzavuga ibintu 6 biranga umuntu washiriwe nzabivuga ejo ndabibitse reka mbireke ejo nzavuga ibimenyetso nzavuga ibintu biranga umuntu washiriwe Imana ejo ni gucira inzira uzagaruke tuzabane ibintu bitumara kubibona tubisenye tubyirukane ibimenyetso bituve umuntu wese washiriwe byanga bikunda agira ibimenyetso bimuranga ese murabyumva sibye ko iby'iki gihe nta gupfa kubibona gira ngo nugeze kwigisha ahangaha atubwira ko kera ibintu byarangaga ko umuntu ibisazi byamufashe iyo umuntu yasaraga ibimenyetso byamurangaga bya mbere yatangira gutoragura amasashi mu muhanda genda toragura amasashi aratubwira none kubera amashashi yabuze wavana ukagera ikabuga nta shashi ubonye ahubwo iyo umuntu asaze ahita yambara umupira ufite ukuboko kumwe kandi afite amaboko abiri hari ibimenyetso by'ibisirimu byaje ku buryo umuntu asara mu gisirimu atubwira ngo kera iyo umuntu yasaraga yatwaraga ikaramu 6 ku mufuka n'ibipapuro ngo none ikaramu isigaye igura 400 nta wapfa kuyita ahubwo umuntu usaze mureke mbabwire ejo tuzareba ibintu biranga umuntu washiriwe dufite abantu bashiriwe bambaye amakositimu dufite abantu bashiriwe bambaye imisaraba dufite abantu bashiriwe bahagarara ku gatuti
dufite abantu bashiriwe bayoboye amatorero, turabafite bashiriwe, ariko ejo tuzabwira Imana ngo amavuta ntashire, isoko ntikame, duhore twaka. Indirimbo ejo muzayiririmba nka kabiri, tubwire Imana ngo turumva twifuza ko amavuta ayongera akaza. Aba bakobwa ejo tuzabavugaho, abakobwa 10 ejo tuzabavugaho gatoya. Tureba ukuntu tubana n'abantu tukagira ngo bafite amatabaza arimo amavuta, ukaririmbana n'umuntu ugira ngo itabaza ririmo, kumba gucunza avuga atazampakuye, mukomere ku yanyu ntawe tuzayaha. Arahenda, ariko umuntu ararishyamba asenga amukozi w'Imana ngo nanjye ngo ujye umheka mu ngobyi y'amasengesho, nta ngobyi dufite. Izi ngobyi mutubwira tukubahekamo, murabona twe tuze ngo uzampeke ubu uyu mugongo waba, ariko mwe mumeze mute? Nyabuneka tuzabivuga ejo, turebe 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. None se bene da, hari umuntu muri teraniro wumvise iri jambo ari rye akumva yarashira akavate nkurikije uburyo numvise iri jambo, ndumva narashiriwe. Naho tudasemuka akantu k'abarokore tujya tugira utuntu tw'udukoryo rimwe na rimwe nyandeba nkabona si twiza. Umuntu ushaka ko tumusengera ngo abandi ngo ni mubi ku mutwe, turatwubikisha imitwe ngo muhumirizeho, duhumirize tutakurebye ko wabwiye Imana umuntu uri hano washiriwe. Nge ntago mubwiye ngo ribakuririmbire ngo nitwuname ngo bitekerezeho. Urumva ibihe byiza wagira gutakibifite, urumva yereka wagiraga ryaragiye, urumva umwuka wera wuzura gutakiwuzura, urumva inzozi warota gutakizirota, urumva abantu wasura gutakibasura, urumva warashiriwe. Niba hari umuntu uri kumva yarashiriwe mwiri teraniro, itariki ya nyuma y'ukwezi kwa 2, haguruka tukubwirira Imana ngo mwene data agaragaje ko yashiriwe, arumva yongeye akeneye ko Imana ibaho umugisha. Abwirwa mesha kumva beneyo, murakoze murakoze murakoze, Imana ibagiriye neza, murakoze, Imana ibagiriye neza. Pastor ubundi uragaruka hano na mwarimu nawe arabahaguruka kugira ngo aze gusoza. Nzakomeza ejo tugiye gusenga Imana. Harya ejo ni kuwa 5, ejo tuzasenga, ejo tuzafata umwanya uhagije wo gusenga. Nzasiga iminota myinshi, uyu mwanya yafashe numva nifuza ko ejo tuzafata iminota myinshi tugasenga, tugatembera, buri wese akagira uburyo abwira Imana, kabwira ngo numva hari ibihe byiza, numva nifuza ko bigaruka. Noneho ndabona mwese muhagurutse, abasigaye bicaye ni bakeya nka basostene na bamuzehe batarashirirwa bumva buzuye, nibo ndi kubona, abandi twarashize ibintu byarakomeye. None rero mwe muhagurutse muri benshi, ntago turaza kubabwira ngo mutambuka ngaha, mubibwirire Imana aho muhagaze, muyibwire ngo turumva twarashiriwe mu buzima bwacu, turumva hari ibintu byagiye. Uko pastor asenga nawe ujye ubwira Imana ngo zambaraga numva zaragiye zishira. Narangiza gusenga araza guhereza mwarimu niba hari amatangazo aduha, aze kudufasha no kuza gusoza, ariko reka pastor wacu atuyobore mu isengesho. Mwe muhagaze rero ushake Yesu turaza gusengamo, niba urabuhagaze gutyo, niba urarambura amaboko, niba urapfukama, niba urahumiriza, niba urakanura, icyamwa no kubwira umutima wawe ngo numva hari ibintu byagiye, numva nifuza ko bigaruka. Mana iri mu ijuru, turagushimiye mu izina rya Yesu. Mana wabonye ko uyu munsi muri iyi saa sita ari ijambo rikwiriye aba bantu bari imbere yawe. Wabonye ubukene buri mu mitima yacu, wabonye ibyo bakeneye, warebye ko bashiriwe, ariko Mana kuko baciye bugufi, wowe uri umutunzi wa byose. Mu izina ryawe abakobwa bashiriwe ubagarurire, abagore bashiriwe ubagarurire, abavuga ubutumwa bashiriwe utugarurire mu bugingo bwawe, nta kintu kirimo. Mu izina ryawe Yesu, bumva barumye mu bugingo bwabo, ndasaba kugira ngo Mwami isoko y'ubugingo yongere kududubiza mu izina ryawe ryera Yesu. Haleluya. Izina ryawe ryera Yesu. Yohana igice cya 7:37 baravuze iminsi irukira wa munsi ngo Mwami baramwizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza ivuye mu nda zabo, nk'uko ibyanditswe bivuga. Babivuze berekeje ku mwuka wera, uba wizera benaga guhabwa. Mu izina ryawe Yesu, iriba niridudubize ku mitima yabo Mwami, ridudubize Mwami mu izina ryawe Yesu. Isoko nidudubize mu mitima yabo mu izina ryawe Yesu. Baberekeje ku mwuka wera, barumye mu mitima mu izina ryawe Yesu. Umuririmbyi aravuga ngo twumye mu mitima, utuvubira imvura y'umugisha mu izina ryawe Yesu. Vuba imvura y'umugisha mu mitima barumye mu izina ryawe ryera Yesu. Haleluya, haleluya. Mwami utuvubira imvura y'umugisha, utugire ikibindi cyawe ucyunyuguze, umaze kucyunyuguze usukemwe amazi y'ubugingo mu izina ryawe Yesu. Uduhe umutsima w'ubugingo mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, udukomeze
uduhe imbaraga umutima utera imbaraga ari ryo jambo ryawe hembura umurimo wawe hembura imitima y'abantu bahembure mu izina rya Yesu hembuka mu izina rya Yesu hembuka mu izina rya Yesu hembuka hembura umurimo wawe hembura imitima iri imbere yawe Mana imitima hembuke mu izina ryawe Yesu uruzi rwo mu rusengero uruzi rwo mu rusengero kandi wagiraga mikoro 50 bikagera mu makombambari wongera ugera mikoro 50 ugera mu rukenyerero wongera ugera mikoro 50 maze ugera mwami amazi abarenge umugizi mwami barenge wongera umwami Yesu amazi barenge mu ruzi rw'ubugingo ruturuka mu rusengero uruzi rw'ubugingo ruva mu rusengero rubarenge rwose bashira inyota y'ubugingo bashira n'inzara urakoze Mana urakoze Yesu turagushimiye hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka uhembura umurimo wawe uhembura itorero ryawe rihembure mwami reka mwami imvura yo mu ijuru imvura y'urujojo ize mu izina rya Yesu bahembuke amasoko y'amazi y'ubugingo atembe ava mu nda yabo nk'uko ibyanditswe bivuga wabwo werekeje ku mwuka wera uba wizera wendaga guhabwa Yohani ariko yabivuze wa munsi uherukira iyindi haleluya haleluya bagirira imbabazi intege nke bagiyemo aho mwami bameneye amavuta aho batasenze wongera kubahembura bahimbo mwami imbaraga zo gusenga ubagire neza mwami ndagushimiye kubahembuye ndagushimiye kubagirije neza ndaguhaye kubahaye amagambo ijwi ryawe mwami wakuye muri koma abari muri koma urabahembuye rwose batangiye kuvuga batangiye kurambura mwami mu izina ryawe Yesu ubageze mazima urabazuye abari barapfuye urabazuye bazuke mu izina rya Yesu bahagarare y'amagufa yari yumye barahanuriye barahanuriwe y'amavuta yari yumye y'amagufwa yari yumye maze uyashyizeho imizi uyashyize n'umwuka wera ubashyizeho umubiri amagufa yari yumye arahagaze arumye maze uyasutseho umwuka wera babaye bazima barahembutse urakoze turabigushimiye mu izina ryawe Yesu.